Bene data nshuti nkunda kandi inshuti nishimira ku manywa na nijoro muraho neza, amahoro ava ku Mana Data nabane namwe mwese. Amazina yanjye ndi Pasiteri Jonas Uzabakiriho, nikaze kuri Channel Holiness TV. Niba aribwo bwa mbere wagera kuri Channel Holiness TV, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bizajye bitegurwa bizajye bikugereraho ku gihe. Nawe wakoze subscribe, Imana iguhereze umugisha. Tugiye gufatanyiriza hamwe amasengesho dusenga kugira ngo twiyegerere Imana, dusenga kugira ngo Uwiteka Imana yumve uburyo tuyitakambira ibashe kudusubiza iri mu ijuru. Ntabwo Imana idutererana, Imana yumva abayegera bakabasha kuyisenga. Natwe mwa rino joro reka tuyiragize kugira ngo Imana iduhereze ihumure, kugira ngo Imana iduhereze itiro ryiza, kugira ngo Imana iduhereze inzozi nziza, buke ari amahoro. Imana ibashe kubagirira neza. Tugiye gusenga Imana Data, dusabira abarwayi, dusabira abafite ibibazo, dusabira abakomerejwe, dusabira abarwariye mu ngo, dusabira abarwariye ku mavuriro, kugira ngo Imana ibasange, ibashe kubabera ihumure, ibashe kubakiza. Imiti muganga ari guhereza abarwayi bari ku ivuriro ibashe kubagirira akamaro, kandi n'abari mu rugo naho Imana ibasange, Imana ibashe kubabera ihumure. Namwe kandi Uwiteka Imana arusheho kubasubiriza ibyifuzo byanyu, kuko Uwiteka Imana yumva abamutakambira ku manywa na nijoro. Iri joro rero tugiye kwiragiza Imana kugira ngo tubashe kurushaho kwegera Imana cyane, kuko Satani yicara azerera mu masaha y'ijoro abatezereza abantu inzozi mbi, abatezereza itiro ryo kubasha kuryama bakazikwa, bityo Satani akabasha kubageza kure. Bityo rero tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ibashe guhagarika iyo miyaga ya sekibi yose mu miryamire yacu. Dusenga Imana Data. Mwami Imana yacu, uri umurinzi, uri umukozi w'umuhanga. Duciye bugufi dushima izina ryawe, duciye bugufi tugusanga, duciye bugufi tukwiyegerera kugira ngo ubashe kudufasha no kudukomeza. Tukuragije ubuzima bwa bagenzi bacu, bamwe bararwaye, bamwe barwariye mu bitaro, abandi barwariye mu ngo. Abo bose ndabakuragije, bagirire neza Uwiteka. Buri wese mwamubashe kumusanga, abafite ibibazo ubabere igisubizo. Iri joro turarikuragije kugira ngo ugire icyo wakora ku buzima bwacu, ugire icyo wakora. Tugusabye inzozi mwami ziyobowe nawe, tugusabye inzozi zikomotse kuri wowe, za zindi zikomotse ku mubi tuzicyashye mu izina rya Yesu. Mpagaritse abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Imiyaga ya sekibi yose nyicyashye mu izina rya Yesu. Yesu ugira ibambe, Yesu utanga ubuzima, Yesu utanga amahoro. Bana natwe, bana natwe Mucunguzi, bana natwe wowe utanga amahoro. Bana natwe muri iri joro kugira ngo buke neza, ubashe kuturagira, turagirwe nawe mu izina ryawe. Uri igitangaza, uri umwungeri w'ubugingo, uri imvano y'ibyiza byose. Tugirire neza Mwami. Reba turi mu masaha y'ijoro. Amasaha y'ijoro niho Satani ahaguruka, amasaha y'ijoro niho Satani azerera, amasaha y'ijoro niho Satani ahagurutsa abadayimoni be kugira ngo babashe kuyobya imitima y'abantu, maze babashe guhungabana bihereye mu nzozi, bugacya ari ibibazo. Ndagusabye kugira ngo mwamusange buri mumwe wese, ubashe kumukomeza no kubasha kumurinda, ubashe kumuhumuriza, utange inzozi nziza, za zindi zirimo ibyigisho. Mwami, bitume buri wese akanguka, yumva icyo umushakaho. Tuzi neza yuko tubonanira mu nzozi, aho niho twigishirizwa mu ijambo ryawe, tukigishirizwa mu nzozi, tukigishirizwa mu byaremwe. Ariko iyo dusinziriye, aho niho udusanga. Mwami Uwiteka, turakwiragije mu kuryama kwacu, turyamane nawe, buke mu gitondo ari amahoro. Nzengeye inshuti n'abavandimwe muri iri joro, ubagirire neza. Sinakwibagirwa n'ibihugu bifite amasaha y'amanywa, kugira ngo nabo ubashe kubasanga, ubabere ihumure, ubagirire neza.
isi yose ndayisengeye, mwami ubagirire neza, tanga ihumure mu bihugu bifite amasaha y'ijoro, mu bihugu bifite amasaha y'amanywa, ibyo bihugu byose ndabikuragije kugira ngo mwami barusheho kugukunda, barusheho gusanganirwa nawe, barusheho kwegerwa nawe. Uzi neza yuko iyo dusenze mwami tuba dufite umwanya mwiza w'umwihariko wo kuganira nawe, wo kubasha kuvugana nawe. Mwami komeza ubashe kuturinda muri iri joro, turyamane nawe bucye mu gitondo tugushima no kuguhimbaza, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Imana ibagirire neza, Imana ibahereze amahoro, mbifurije ijoro ryiza, mbifurije inzozi nziza, mbifurije amasaha meza y'iri joro buke neza, kandi umunsi w'ejo uzagire ari amahoro ku yandi. Imana ibahereze umugisha.